wagukunda igihugu no kugikorera twese nk'umuntu umwe igihugu kimwe icyerekezo kimwe dukora nk'ikipe imwe Rwanda yacu uzatera imbere yo guca imyemerere gakondo no kwica intege hanyuma no kuvuga ko ibyo bikorwa ni ibishenzi ni ibipagani ibyo byose ni uguca intege ikindi kugabanya ububasha bw'umwami uretse kugabanya ububasha bw'umwami no kumusuzuguza imbere ya rubanda kandi umwami niwe abantu bose bizereragamo babonaga ko ibyo byose ari we bishingiyeho hanyuma kurema amoko no kuyashyira mu ndangamuntu ibi byaragaragaye muri 31 barema ibuku ishyiramo amoko ibyo byose byaje ari urucanege ku bumwe bw'abanyarwanda uretse twebwe abanyarwanda twishimiye ko turi abanyarwanda nibwira ko hari n'abandi bishimira kuba bakitwa abanyarwanda bagirwa abanyarwanda cyangwa bagira aho bahurira n'u Rwanda ingero ndibwira ko muzifite ibyo nabyo tubikesha amahitamo y'uko u Rwanda twahisemo kuba umwe twahisemo kurenga amacakubiri twahisemo kurenga ibidutanya ahubwo duhitamo ubunyarwanda tubona ubunyarwanda niyo soko niyo musingi wo kubaho niwo musingi wo gutera imbere niwo musingi wo kwihesha agaciro nkuko narabwiye nitwa Didasi Ndindabahizi yewe tugiye kuganira muri iki kiganiro kiswe ubumwe bwacu ishingiro ry'ubudaheranwa nyakubahwa umuyobozi ba nyakubahwa abarezi ba nyakubahwa mwese kuri pano banyeshuri ndabashuje iki kiganiro nk'uko nyakubahwa principal yageze kubikomozaho ikiganiro cyagenwe kigezwa ku banyarwanda b'ingeri zose muri uku kwezi kwa 10 dushoje ariko nta nubwo twaba duciye nk'amabere dukomeje tukacyumva mu kwa 11 kwa 12 ndetse no mu yandi mezi kugeza ubwo mu kwezi kwa 10 nanone kundi mwaka hateguwe ikindi cyatugezwaho impamvu nuko inyigisho gitanga inyigisho zigikubiyemo inyigisho z'ingenzi zadufasha muri urugendo rwacu rw'ubuzima kuko hari icyo bitwigisha hari icyo bidufasha kugira ngo tube abo turi bo kandi tubayeho turi bo tubasha gukora ibyo dukoze bikaduhira ntabwo kiri kure cyane y'ibyo Emma yavugaga kuko ni ikiganiro kivuga ubumwe bwacu ishingiro ry'ubudaheranwa wenda umuntu abanje gusa n'usobanura ayo magambo yombi ayo magambo y'ingenzi ari muri uyu mutwe w'iki kiganiro ubumwe hanyuma n'ubudaheranwa ubumwe ni izina nibwira ko rimenyesha ikinyuranyo cy'amacakubiri cyangwa cy'amacakwinshi ijambo rishobora kuba ridakoreshwa reka ryifashisha bityo aho abantu imbaraga bazitagaguza
abantu imbaraga bazinyanyagiza ntibazishyire hamwe, kandi igihe imbaraga zitari hamwe, zidakubiye hamwe, nibwira ko n'icyo abantu bakora biragoye ko bakigeraho. Hanyuma ubudaheranwa ni ijambo rimenyesha kudaheranwa ni bibi. Yahoze abivuga ibyo Abanyarwanda, niba hariho abantu, niba hariho umuryango muri iyi si wahuye na byinshi, umuryango nyarwanda uri mu miryango yahuye na byinshi. Amateka yacu arimo ibintu byinshi kandi bibi. Yakunze kugaruka ku bijyanye na jenoside, cyane cyane abayikorewe, abayirokotse. Ariko muri uyu muryango nyarwanda, iyo witegereje, iyo uwinjiyemo, usanga abantu bafite ibikomere ni hafi ya twese. Abatabifite bagira Imana, ariko ntabwo ari benshi. U Rwanda rwacu, ibyo byago rwagize ni ibyago byaje vuba, ni ibyago byadutse vuba. Si ku Rwanda rwahoze, ni ibyago byaremwe cyangwa se bibwira ko byahawe umurongo cyangwa byateguwe, aho u Rwanda rwakiriye abanyamahanga, abakoloni cyangwa abandi banyamahanga, ndavuga abera baje ku mpamvu zitandukanye, baba baje ku mpamvu z'ivugabutumwa cyangwa ku mpamvu z'ubukoloni. Iki kiganiro nifuza ko kiba kigufi, umuntu akirebera mu byiciro bitatu. Cyambere, umuntu avuga gake, ndibuze kugenda avuga twa headlines gusa, cyane cyane ko aya mateka turayasangiye, wenda aho bibe ngombwa ko umuntu yinjiramo arinjiramo. Tuvuga mu byiciro bitatu: icyiciro cy'u Rwanda, urukiro rw'Abanyarwanda, icyiciro cy'u Rwanda rumaze kuba ingaruzwamuheto cyangwa rutakiyobora, noneho n'icyiciro cy'u Rwanda aho rwongeye gusubirana kwiyobora cyangwa ku ubwigenge, icyo umuntu yavuga, cyangwa se mu nzira yo gushaka ubwigenge bwuzuye. U Rwanda mbere y'ubukoloni ni igihugu cyari kiranzwe n'ubumwe bw'abagituye. Ubwo bumwe bwari bwarubatswe mu gihe kirambye, mu gihe gishyize kera. Ikibazo kirabaza ngo mbese u Rwanda rwatangiye ryari? Ibyo byatangiye ryari? Ibyo bijya mu mateka yo kumenya ngo u Rwanda rwatangiye kuba u Rwanda ryari. Nabyo ibitabo birabivuga ko rwatangiye kuba u Rwanda igihe rwagiriye umuyobozi warwo akayobora u Rwanda, akayobora igihugu cyitwa u Rwanda, cyagiye cyaguka bitewe n'icyerekezo bagihaye. Ibyo ni u Rwanda, tuvuga u Rwanda rwa Gasabo. Umwami wa mbere wategetse igihugu yitwa Gihanga Ngomijana. Kuvuga ngo itariki ni iyi ngiyi nabyo byaba ari ubwihanduzacumu. Ibiriho ni ukugenekereza, tugenekereza tugendeye ku bahanga b'abanditsi, aho uwo tugenderaho wagerageje kubikora, kandi njye ni nawe mpa credibility kurusha abandi bose, kuko abagiye bandi bagerageza rimwe na rimwe bagendaga bamukuraho dokima cyangwa bakanazimwiba. Ni umwanditsi witwa Alex Kagame.
Alex Kagame ashyira icyo gihe mu kinyejana cya 11 mu mwaka w'igihumbi hafi na 90 nibwo ashyira ingoma ya Gihanga ngoma ijana niho ayishyira. Abitwa ba Yann Vansina n'abandi bose usanga nubwo batahuza amatariki ariko bagendera ku bitekerezo bagiye bamukuraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuva icyo gihe rero nubwo igihugu cyagiye cyaguka ku Rwanda rwanganaga icyo gihe siko abazungu baza barusanze, ariko icyo basanze ari igihugu gifite uko kingana, gifite ingano, basanze ari igihugu gitunze kigatunganirwa, si ibintu byikoze. Cyasanze ari igihugu gituwe n'abantu bifatanya mu bibi no mu byiza. Cyasanze ari igihugu gifite inzego z'ubuyobozi kandi zubakitse kandi zitajegajega. Basanze ari igihugu abaturage bacyo bagennye imibereho, bihaye indangagaciro, bahaye umurongo ubuzima biciye mu mirimo byakoraga imyuga. Usanga hariho ubuhigi, hariho ubuhinzi, hariho ubuvumvu, hariho ubucuzi, hariho ubworozi, hariho indangagaciro, baragennye indangagaciro z'ubuzima. Ibyo ni ibintu bitikoze, ni ibintu byagiye bikorwa uko igihe cyagiye gikurikira. Ibyo byose ibitwereka ko cyangwa se ubwo buryo nibwo bwatumye u Rwanda rwaguka, nk'uko inyito yarwo u Rwanda igihugu cyaguka, igihugu gifite inkiko cyangwa se gifite imbago zihora zaguka. Ntago imbago z'u Rwanda ntago zari fixe, ntago zarimukaga. Iyo concept y'uko u Rwanda imbago zago zagombaga kwaguka ari nayo dusanga muri definition y'igihugu bwacyo, u Rwanda kwaguka, tuzisanga mu bice bimwe na bimwe by'ubuvanganzo. Hari umusizi umwe wasize ngira ngo nibwira ko ari nko ku ngoma ya Mutara Rwogera, umusizi witwa Nyakayonga ka Musare. Abantu bize iby'ubuvanganzo baramuzi. Mu gisigo yise Ukwibyara hari ka strofe avugamo ngo umwami uhawe uruharo arwigiza imbere. Umwami w'ibaga igihugu bivuga ko yabaga afite mission yuko igihugu atazagisiga uko agisa, agomba kuzagira icyo yongeraho. Ibyo byose rero, iyo myumvire yose yatumye u Rwanda ruba igihugu kiyubashye gikomeye. Hanava n'imvugo yavuga ko u Rwanda ruratera ntiruterwa, cyari igihugu gikomeye. Uko niko abakoloni bagisanze. Hanyuma aho u Rwanda rugiriye abo bashyitsi rutatumiye, si n'u Rwanda gusa, n'isi yose hari ibyahindutse. Bahageze kuko nabo bari bafite ikibagenza, kandi ikibagenza nta kindi ni inyungu zabo, ni indamu zabo. Barebye nabo icyo bakora kugira ngo inyungu zabo zigerweho. Inyungu ngira ngo ahangaha ngira ngo sinzi ko hari abiga iby'amateka numvise ab'amasiyanse, ushobora kuba ari amasiyanse gusa, ariko abize iby'amateka bazi impamvu z'ubukoloni,
mpamvu z'ubukoloni, iza mbere zari iz'ubukungu, izindi zari iza nyirarureshwa. Ibibazo by'inganda zabo zari z'i Burayi, bagombaga gukenera izo za matière première, iby'isoko bagombaga kwagurira isoko ryabo mu Banyafurika, ibindi byo kuvuga ngo ni bari baje kunusibirize cyangwa se kutujijura bijyanye cyangwa se icyo umuntu yavuga ijijuramuco, bisa naho ari pretext, ntabwo siko kuri, iyo ubyitegereje siko kuri. Bahageze rero basanze inyungu zabo zizabangamirwa n'ikintu cyitwa unité et solidarité des Rwandais, ubumwe no gushyira hamwe kw'Abanyarwanda. Babona niyo obstacle cyangwa se niyo nzitizi ya mbere bazahura nayo. Ari abo ngabo baje bavuga ko baje kutujyana mu ijujuramuco, ari abo baje bashaka izo nyungu z'ubukungu. Inzitizi ya mbere bahuye nayo ni ubumwe no gushyira hamwe kw'Abanyarwanda. Icyo bagomba gukora rero nta kindi ni kugerageza kugabanya Abanyarwanda, kandi iyo yari devise yabo, kuko bavuga ko ari divide and rule, ngo mbatanye mbategeke. Basanze hari u Rwanda, umwami wa Rwanda, hakaba na rubanda umwami. Abaturage bumva umwami nk'umutegetsi wabo bakamwiyumvamo, n'umwami yumva rubanda rwe akaba yanarupfira igihe bibaye ngombwa. Ubwo bumwe bushingiye ku gihugu n'umuyobozi wacyo n'abaturage bacyo, nicyo cya mbere babanje gusenya. Ntabwo nitwaje wenda inyandiko original zagiye zisohoka, ndibuze nabwo wenda bitewe n'umwanya umuntu yagenda azisita gutyo gusa ku buryo buranga. Ari inyandiko zanditswe bamaze kureba sosiyete y'Abanyarwanda, bamaze kwitegereza ibyo byose. Mu maraporo bohereje iwabo bagaragaje ko sosiyete y'u Rwanda ni sosiyete idatandukanye na sosiyete z'iwabo i Burayi. Barebye ukuntu organisation administrative uko imeze, uko nzego zubatse, uko zikora, uko zikorana, babona nta handi hantu biri keretse iwabo i Burayi. Baba bati u Rwanda ruyoborwa n'abantu b'ibitangaza. Nta shiti ko aba bantu bashobora kuba bakomoka iwacu. Batangira kugaragaza origine y'Abanyarwanda, y'abayobozi b'Abanyarwanda, ko ari abantu bakomoka muri za Caucase, aho n'abayobozi b'Abanyaburayi bakomoka. Nyamara ibyo byo kurata abayobozi no kubagira ibitangaza, kandi izo achievement zose zaragezweho mu bufatanye cyangwa mu mbaraga za buri wese wo muri icyo gihugu. Ubwa mbere ni amacakubiri. Ikindi cya kabiri, uwo mwami bakagerageza kumushyira mu kandi gace k'imiryango, bakagerageza kumwomora cyangwa se kumukura ku kindi gice cy'Abanyarwanda, bakagerageza kugaragaza ikindi gice aricyo cyaje kuba ubwoko, ngo niho akomoka. Ntibabone ko izo achievement zose zagezweho kubera gushyira hamwe kw'Abanyarwanda, zashyizweho cyangwa se zagezweho kubera ubufatanye, uruhare rwa buri wese mu Banyarwanda. Ubwo niko amacakubiri aza, byameze nk'aho urukuta batangiye gucamo ikintu kimwe umuntu yavuga ko ari nka fissure. Hanyuma batangira kubona gushyiraho amashuri y'abo ngabo. Deja amacakubiri
aba yaje. Rwa Rwanda rwari rugizwe n'abantu bamwe tangiye kurubonamo ibyiciro n'ibice bitandukanye. Hanyuma rero hari ibindi bintu byagiye bikorwa bigamije gusenya ubwo bumwe bw'Abanyarwanda. Uretse uko gufata abantu bamwe ukabagira ibitangaza ugereranije n'abandi, hari n'ikindi kintu gikomeye, kugabanyamo abantu amoko. Hari ikindi kintu cyakozwe cyane cyane n'amatorero cyangwa n'abo bantu baje kutwigisha iby'amadini. Abanyamadini bari aha ngaha bambabarire ko ni ukuri hari aho mbarizwa. Bagerageje idini yahuzaga Abanyarwanda, bagaragaza ko imvugo y'ubu ngubu itujuje ubuziranenge, kandi iyo dini yari ishingiye ku bumwe bw'Abanyarwanda. Ibikorwa bigakorwa mu bumwe, bigakorwa amoko yose, ndavuga amoko ya Kinyarwanda aya ngaya 18 akabihuriraho mu bumwe bwayo. Yo guca imyemerere gakondo no kuyica intege, hanyuma no kuvuga ko ibyo bikorwa ni ibishenzi, ni ibipagani, ibyo byose ni uguca intege. Ikindi kugabanya ububasha bw'umwami, uretse kugabanya ububasha bw'umwami no kumusuzuguza imbere ya rubanda, kandi umwami niwe abantu bose bizereragamo, babonaga ko ibyo byose ari we bishingiyeho. Hanyuma kurema amoko no kuyashyira mu ndangamuntu, ibi byaragaragaye muri 31 barema ibuku ishyiramo amoko. Ibyo byose byaje ari urucantege ku bumwe bw'Abanyarwanda. Hanyuma ayo macakubiri yagize ingaruka aho abantu bashyiraga hamwe kugira ngo bagire icyo bageraho. Abantu batangiye gushyamirana, cyane cyane mu myaka ya za 50 abazi amateka muzi ko myaka y'50 hatangiye inkubiri yo gushaka ubwigenge, yaba muri Afurika yaba no mu bindi bihugu byose byari byarakiriye abakoloni. Hanyuma abakoloni intwaro babonye yoroshye ni ugusa naho basubiranyamo Abanyarwanda. Politike z'ivangura bazinjiza mu bantu, abantu bibona maba, abandi bibona maba, kandi birahaba. Umuntu yitwa Umuhutu yumva ko ari Umuhutu, umuntu yitwa Umututsi yumva ko ni Umututsi, yitwa Umutwa umuntu yumva ko ari we. Si ukubyumva gusa, ndetse umuntu yumva yabirwanirira, ikindi kibi yumva yanabihora undi. Niko byagenze muri 59. Abantu basubiranamo, Abatutsi basubiranamo n'Abahutu. Abahutu bica Abatutsi, barabasenyera, barabatwikira, barabangaza, baracika, badapfuye barahunga. Urwango rwaduka ubwo, ubuhunzi bwaduka ubwo, amacakubiri yaduka ubwo. Ibyo biba n'akaga kuko byashingiweho na politike yo kuvangura, y'ivangura rishingiye ku moko. Ibikorwa byose bigashingira ku moko, bibaho birimakazwa. Abakuru baraha barabizi muri Repubulika ya mbere, abakuru baraha barabizi muri Repubulika ya kabiri. Indangamuntu iri mu bwoko
kubona ishuri bigendeye ku bwoko, kubona akazi bigendeye ku bwoko, ibintu byose bigakorwa atari ugushingira ku bushobozi, ahubwo ari ugushingira ku moko. Amoko arahama, amoko arakura, hanyuma abantu bazizwa ibyo bari byo. Ndi buze gutanga ka illustration gatoya, wenda ndimo nsoza ndaza kugatanga kajyanye n'akantu k'iby'amoko. Uyu muvandimwe Emma, ibitabo bye bishingiye ku ngaruka z'aya moko, isano y'amaraso, ibintu by'amaraso, y'amaraso. Ariko hari igihe ureba ugasanga n'ubwo bwoko bushingiye ku maraso, ugasanga rimwe na rimwe ushobora kugira ibyo ubyibazaho. Wagira ibyo ubyibazaho, ndibuze kugendera ku tuntu tubiri gusa, nawe muraza kumfasha kubyumva. Ibintu by'amoko nibyo amoko yaratwokamye muri uru Rwanda. Nkubeshye nakubwira ko nta amateka yanshyize mu bijyanye n'ubwoko, kandi nawe unyishyuye ukambeshya wambwira nawe ko ntaho amateka yagushyize. Ariko yaba aho yanshyize amateka, yaba aho yagushyize, hari igihe rero ugasanga rimwe na rimwe amateka yaratubeshye. Njya mvuga ngo yabaye nari 100% y'ubwoko bwanjye, ari ibintu muri aba scientist, ari ibintu ushobora guprova scientifiquement, ukambwira ngo moi, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père ni iki ngiki koko. Wenda no muri laboratoire bakaba bashobora gupima n'ayo maraso, bakambwira ni amaraso y'amahutu akaba uko ameze, nkayasanga nyafite, cyangwa amaraso y'amatutsi nkasanga nyafite. Aho wenda nagerageza kureba ukundi kuntu nitwara nk'umuhutu ubyujuje cyangwa iwe, cyangwa umututsi ubyujuje kuko ndiwe, kuko mfite fact. Ariko amoko yacu murabizi ko ari n'icyuka. N'icyuka kubera iki? Icyambere, ubwoko ushobora kuvuka uri bwo ugasaza utari bwo. Ubuhutu ushobora kuvuka uri umuhutu bakwita umuhutu ukazapfa utari umuhutu. Umututsi wavuka uri umututsi ukazapfa utari umututsi. Ibyo ngibyo amateka dufite ingero zabyo. Muzi abantu umwami yashobora ngo gukura muri iki cyiciro akabashyira muri iki ngiki. Muzi ababuraga ibingibi bakava muri iki cyiciro bakajya mu kindi. Noneho tufate n'ibindi, tuvuge ko abahutu n'abatutsi nabo bahari, tuvuge ko ari byo. Dufite ingero z'amateka. Iki Gisaka uko mukireba, byaba biriya bisaka bitatu, Gisaka cy'Igihunya, icy'Imirenge n'icy'Imigongo. Igisaka ni igihugu kigaruriwe n'u Rwanda ku ngoma ya Mutara Rwogera. Mutara Rwogera yimye ingoma, ni se wa Kigeli Rwabugiri, yatanze mu 1820. Igihe bavuga yimiye ingoma ntabwo kizwi neza, ni muri 1700 n'ibindi.
baba abanyarwanda. hanyuma ubu mu Gisaka dufite abahutu, dufite abatutsi, dufite kw'abahutu n'abatutsi ari abanyarwanda, abanyagisaka bo babaye abahutu gute? Babaye abatutsi gute? Dufite izindi ngero nyinshi. Ibi bihugu byose by'u Rwanda rwagiye rwigarurira izi impugu, hari Murera, Ubukonya, Ubushiru, Ubugarura, abantu baruguririye barabizi. Ziriya zari impugu zitari u Rwanda, zagiye zigarurirwa n'u Rwanda uko u Rwanda rwagendaga rwaguka, nk'uko nahoze mbibabwira. Ubuhutu n'Ubututsi babugize bate? Ni ikibazo. Noneho reka tunavuge ko turiho. Reka ngere kuri aka ka illustration kugira ngo wenda kaza no kujya mu bintu byinshi. Mfite ingero ebyiri. Narasumbise itanumva ibintu by'amoko yacu nibaringa. Ugende no kuri izo ngero nagiye mbaha. Igisaka gifite abahutu, gifite abatutsi muri iki gihe. Babaye abatutsi ryari, babaye abahutu ryari, ko batari abanyarwanda, bagizwe abanyarwanda igihe umunsi u Rwanda rwigaruriraga Igisaka. Abo bantu mu majyaruguru, ziriya mvugo zo mu majyaruguru nizo n'Induga no mu Bwishaza no mu Kinyaga, ni ibihugu byagiye bitembanwa n'imbaraga z'abanyarwanda, aho u Rwanda rwigaruriraga rubanda, imbaga yaho yose yabaga abanyarwanda. Ubu bisanze ari abahutu, bisanze ari abatutsi, bite byabo. Noneho ubu hari, nababwiye ko ngiye umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Kayonza. Mu buhamya dufite imiryango n'ahirya ahangaha muri Murambi, twe kujya kure. Bamwe bijanitse muri jenoside, abandi babaye abatutsi. Kibaza ubututsi bwacu bite byabo, ubuhutu bwacu bite byabo. C'est flou. Ariko naje kumva ko kwibeshya bibaho. Tumaze igihe mu kinyoma cy'amoko, twashyizwemo n'uwaje afite gahunda. Icyo yashakaga si uko umuhutu cyangwa umututsi, icyo yashakaga ni uko abantu biremamo ibice bakagongana, hanyuma we hagati aho ngaho agasarura. Ni inkuru ebyiri mvuga mu bugufi, zikubiyemo ibintu bye. Nifuza kuvuga ku bintu by'amoko, ko ni ibintu numva amaranye iminsi numva ndwara. Ukareba abantu ukabona ibintu twarabikomeje, ariko ibintu ni ikinyoma. Icya mbere, hari abantu bakunda indirimbo cyane cyane z'igifaransa. Muzabona umuntu, hari umuririmbyi, mushyire muri Google, ababishoboye, ariko ndibwira ko ahangaha network, ndibwira ko nta kibazo cya network muri campus. Umuntu witwa Sacha Distel, Sacha S-A-C-H-A Distel, D-I-S-T-E-L, in English, S-A-C-H-A-D-I-S-T-E-L. Ero. N'umuntu yaririmbye indirimbo bita ngo Quel Scandale, cyangwa se abandi bayizi nka Scandale de la Famille. Ni akaga mu muryango. Ni inkuru yabereye mu hantu bita Trinidad ni muri Antille ni ibirwa biri hagati muri Amerika yo hagati. Ni inkuru imeze gutyo.
niyo ni nayo nshobora gusorezaho. Iravuga umuhungu yabanaga na se na nyina, ngo yaragejeje imyaka 40 atarashaka. Noneho ubwo urumva nyine abantu bagejeje ko iyo myaka batarashaka baba turimo ndabashuhuje, ariko ibintu biba bigoye ndibwira ko nta barimo ndabashuhuje, ndabizi ntabwo biba byoroshye. Hanyuma urumva nyine ntabwo byari byoroshye, mwebwe ntabwo mwabiva mwa abanyeshuri ntimurageza ntimwabyumva, ariko ababyumva barabyumva. Nanjye nari ngiye kwigezamo Imana ikinga ukuboko. akabana na se na nyina, urumva bari baramuzengereje. Ngo bukeye azanira se, aramubwira ati noneho fori ngiye kukuzanira. Ati nabonye umukobwa dukundana kandi yanyemereye kuzamushaka. Hanyuma ise amumubajije, umuhungu amumubwiye, se aramubwira ati have muhungu wanjye, uwo mukobwa ni mushiki wawe ariko nyoko ntabwo abizi. Umuhungu abyumaho, ngo hashize imyaka 2 arongera aragenda abwira se, aramubwira ati wa mu directrice wa rya shuri duturanye buriya turakundana ku buryo twemeranyije umushinga. Se arongera aramubwira ati muhungu wanjye have cira birarura, buriya nawe ni mushiki wawe ariko nyoko ntabwo abizi. Deuxième déception. La troisième déception, umuhungu indirimbo ivuga ngo yamaze imyaka 10, bigaragara ko byamugoye kubyakira, kwibagirwa babandi babiri. Nanone arongera azabwira se, aramubwira ngo data, noneho dans la plantation hariya muri Antille ni ahantu bahinga ibisheke cyane. Dans la plantation on vient d'engager une dizaine de filles, bazanye abandi bakobwa 10, kandi nabo muri ya mudugudu wo duturanye. Ngiye guhitamo umwe wo tuzabana. Sarongera aramubwira ati have muhungu wanjye, bari abakobwa bose nabo ni bashiki bawe ariko nyoko ntabwo abizi. Arababara, ubwo urumva nawe umwabaro yagize, aravuga ati no, ntibishoboka, cette fois-ci je vais me lamenter auprès de ma mère, ngiye kubibwira mama. Ibi ntabwo mwishira inshuro nyinshi ariko iyi ntibishoboka. Aragenda abwira nyina, aramubwira tuzakaga nahuye nako, nakundanye n'abakobwa. Uwa mbere muheretse data arambwira ngo ni mushiki wanjye, ngo ariko ntabwo ubizi. Saho byaciriye, ndongera mundana n'uriya mwarimukazi, n'uriya mu directrice, ini directrice d'école. Nawe arambuza ati sigaho ni mushiki wawe, atariko mama wawe ntabwo abizi. Ariko ikimbabaje kurushaho, abakobwa 10 naringoye nagiye guhitamo umwe, nabambwiye bose ngo ni bashiki wawe, ngo ariko ntabwo bizi. Nyina ngo araseka cyane, araseka arakwemenuka, aramubwira ati mon fils, muhungu wanjye, genda urongore ushaka muri abo bose, kuko so ariko nawe ntabizi. Akakabiri, agakuru ka kabiri karavuga ngo ko nagakuye kuri TikTok mu bintu nkunda TikTok.
ikintu nyikundiza icya ubundi uyu muvandimwe biriya bitabo ndibwira ko nzasomamo byinshi, nuko ntakiri umunyeshuri, ariko ndi umunyeshuri nasomye ibitabo kuko nize literature africaine, ndi umusomyi w'ibitabo nasomye ibitabo byinshi muri iriya collection Monde Noir. Niba hari umuntu ka collection Monde Noir, ndibwira ko hari abantu barabizi ibitabo by'abanyafurika, gusa ntabwo nakunze gusoma iby'abanyaburayi, nakunda ibitabo by'abanyafurika byinshi niba atari hafi ya byose narabisomye. ikintu ubundi ya TikTok nibura kubera ko isi yazanye ubunebwe, tubona resume, mbona resume y'ibyo ndayisoma ku buryo ibintu bimarira mega ni TikTok, cyane cyane turiya tuntu nkana dusevinga cyane ko turafasha mu buzima. Iriya sont des arguments ubu kugira ngo ni umwanya muke abantu babonye bafite, ariko duhuye I can talk. Iyo nayikorera kuri TikTok ngo hariho mu mudugudu batatubwiwe ariho, ariko ngo hariho ibihembo byari bigenewe umuntu wabyaye abana 5. Njye narabarengesheje ibihembo nanjye nari bibona. Hanyuma umugabo atubwira amadolari menshi. Umugabo rero abwira umugore ngo bari bafite, we yari afite abana 3, ariko yumvise ko bari buhembe umuntu w'abana 5, abwira umugore ati rero umugore wanjye dufite abana 3, ariko don't worry, ibihembo tugiye kubirya kuko nabyaye abana 2 ku muturanyi hariya yagiye kubazana. Hanyuma umugore icyo gihe nta mahane kuko hari n'inyungu nibiba ko umugore nta kibazo bagira, hari n'inyungu ni wini. Aramubwira ati busigaranye 3, yinyabyaca mu cyanzu ajya kuzana abandi 2 yabyaye ku muturanyi, arabazana 2, yizeye ko agiye kubona bya bihembo y'amadolari. Batatubwiye umubare, TikTok ntabwo yambwiye umubare. Ahageze akubitwa n'inkuba yo gusanga abana 3 yasize hasigaye ubu. Abwira umwete umugore bimeze, ndakubwiye ngo ngiye kuzana abana 2 tubona amadolari, abana bagiye arabatimba. Ukimara kugenda nyirabo nawe yaje arabatwara. Bavandi ukuri gushira mu biganiro. Uretse ko n'amoko yacu nayari flu, n'inkomoko yacu ishobora kuba ngowe. Izo ni story njye navuze, ntereye kuri izo story ndavuga ubwo rugo n'uriya muntu wo muri Antiye. Icyo turi cyo hari ibintu bishobora gutuma dusanga tutari cyo. Simwe mwebwe ujye mbivuze, nta muntu ntunze urutoki njye ndivuze. Icyo ndicyo nzi icyo bambwiye, nzi icyemejwe, ariko inyuma ya rido sinzi iki. Munyumve neza, ntihagire umuntu unkotinga uko ntavuze. Ndenda kubabwira ko amoko yacu icyambere ntabwo ari ibintu wahagararaho 100% ngo ube icyo uri cyo. Noneho nongeyeho n'izo nkuru 2, ntabwo byabereye ahangaha nicyo cyiza, byabereye n'ahandi hantu kure, ndetse ntabwo atari no mu Rwanda, ariko ni ibintu byashoboka. Hanyuma rero ndasoreza kuri iki ngiki, ndasoza mvuga ngo u Rwanda rwa mbere y'abazungu rwabaye u Rwanda rufite aho rwageze, rufite uko rwagaragaraga kubera
kabiri, mu gihe cy'abakoroni n'igihe cy'abazungu n'igihe twabanye nabo, u Rwanda rwageze habi kugera kuri jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside yiyongeraho ubuhunzi, jenoside yiyongeraho ubukene, jenoside yiyongeraho ibibi byose, nk'uko uyu muvandimwe yabishyize mu gitabo. Ibyo bintu byose bikora ku mitima y'abantu. Ari ababuze ababyeyi, hari ababuranye n'ababyeyi, hari abahunze babona ibibi iyo bahungiye, hari ayo mateka yose niyo yongera akagaruka ku muntu. Uko umuvandimwe yigeze gusaba kuvuga ubuhamya, ibyo ari byose ni kimwe muri ibyo ngibyo. Hanyuma tugira amahirwe, iyo ni faze ya gatatu. Faze ya gatatu ni yuko mu guhagarika jenoside, ingabo za RPA zari za FPR zahagaritse jenoside, zishinga inzego zihamye, kandi bashinga leta y'ubumwe, leta igerageza kwegeranya b'abanyarwanda bose, uko twari twarasanzaye, uko twari twaratatanye, uko twari twaratataniye mu byo abadutanyaga bagennye. Ibyo bice byose, babo bari abahutu, babo bari abatutsi, baba babaye mu gihugu, baba babaye mu buhungiro, baba bafunzwe, baba batarafunzwe, abo bantu bose, ibyo bice byose by'abanyarwanda, leta yagerageje gushyiraho umurongo uhamye, kubaka urufatiro aho buri wese azisanga, aho buri wese azibona, kandi aho buri wese azanyurwa n'uruhare n'umusanzu azatanga mu kubaka igihugu cye. Uwarokotse jenoside ntaheranwe n'amateka yuko yasigaye ari wenyine, biragoye kugira ngo byibagirwe, ariko biranashoboka kugira ngo ubirenge, kuko nanone gusigara, ugasigara ntacyo wimariye, ugasigara ntacyo ushoboye kubera guheranwa n'amateka, ibyo nabyo ntacyo byaba bimaze. Igifite icyo kimaze, ayo mateka yawe akubere igitsikamutima, akubere imbaraga zo kugerageza kurwana intambara yo kubaho, no kugerageza kugaragaza icyo ushoboye, no kugerageza gutanga umusanzu wawe mu kubaka igihugu. Niba ari uwabaye mu bindi bihugu, twabonye ko muri 59 kugeza 61 habayeho kumeneshwa kw'abanyarwanda. Uwo wabaye mu kindi gihugu, wavukijwe uburenganzira bwo kuba mu gihugu cye, wavukijwe uburenganzira bwo kurya ibyiza by'igihugu cye, akabaho mu buhunzi no mu buzima bugoye bw'ubuhunzi, ntaheranwe n'ayo mateka, ahubwo ayo mateka ashaririye ariko yacu, akamubera imbaraga, akamubera intandaro yo kurwana intambara y'ubuzima no kugerageza kwiyubakira igihugu. Ibyo ari byo byitwa ubudaheranwa. Hanyuma rero bavandimwe, ndasoreza kuri iyi mvugo, ndavuga ngo ko mubona umumaro igihugu cyasoromye nk'uko abantu bari bashyize hamwe mbere y'umwaduko w'abazungu, igihugu cyari gikomeye, cyari cyubashywe, cyari gitinyitse, ko mubona ingaruka, ko mubona umusaruro mubi ugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi n'izindi ngaruka zayo zizwi, aho igihugu cyasenyutse kugera ku rwego, hari abajya batubwira ko hari deba zigeze kubaho
bavuga ko u Rwanda ari failed state, bakwiye gufata igice kimwe bakacyomeka ku muturanyi w'iburasirazuba, ikindi nacyo bakacyegeka ku muturanyi w'iburengerazuba, aferi ikarangira, kuko ni igihugu kidashoboye kubaho no kwibesha. Izo deba abantu batubwira ko zigeze kubaho, kugeza aho igihugu bigaragara ko kirutwa no kutabaho. Urumva icyobo igihugu cyagiye giturutse ku macakubiri n'abantu kwirema ibice. Nanone bikagaragara ko aho leta y'ubumwe igiriye, abantu bakaba babona aho turimo tuva n'aho tugana, abantu bakaba bishimiye aho turi, ko igihugu uko kimeze, ko igihugu uko kigaragara, ko abavuga ko ari failed state ubu noneho bashobora kuba bahindura imvugo bakavuga ko ari igihugu kibeshejeho kandi gifite icyerekezo, igihugu abantu bifuza kubamo, ahubwo abantu bifuriza kubyariramo, mu gihe abandi hari igihe abantu bifuje kwitakana igihugu no kuba baba abatari abanyarwanda. Ubu muri uyu mwanya nibwira ko abantu, uretse twebwe abanyarwanda twishimiye ko turi abanyarwanda, nibwira ko hari n'abandi bishimira kuba bakitwa abanyarwanda, bagirwa abanyarwanda, cyangwa bagira aho bahurira n'u Rwanda. Ingero ndibwira ko muzifite. Ibyo nabyo tubikesha amahitamo y'uko u Rwanda twahisemo kuba umwe, twahisemo kurenga amacakubiri, twahisemo kurenga ibidutanya, ahubwo duhitamo ubunyarwanda. Tubona ubunyarwanda niyo soko, niyo musingi wo kubaho, niyo musingi wo gutera imbere, niyo musingi wo kwihesha agaciro.